ariko mana yanjye ubu nagukubita inkuba y'imishyi kuko bizi njya ndasenga amabyibuko gasa yariyo bebe ndasenga byari ndakubwira aho duwagira bakwigira ikigo wagicucu uko gisa gusa umuntu ungana nawe udagiye ngo ukuri ziba utegereze ureke kumbaza ubusa amaye yamenye ako kantu ni kabi ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye ako se nagini ntabwo nakubujije kongera kunyita koko iryo zina ntabwo nakubwiye ngo uzabita Sanjay Dati sorry mani nanze kwita izina ryanjye yarashitse ahubwo wa mukobwa yarampamagaye ari neza okay noneho genda noneho bwire musaza wawe mwe mworoganiza zambunda sibyo yaje Sanjay ubukoko misozi narenze nkaminuka indi nkasanga ubwo akazi watubwiye kari he urabona ko banazanye n'abakobwa bazima uri kumbwira kandi barasha abana bakora ariko bashakashatse imibereho urabona koko nzanye nkora kucya bahora mbwira ngo nakomeze gashoboka. Yes, that's good. Niyo mpamvu ngiye kumva umuntu umbwira ibintu bya business kuruta umuntu umbwira amagambo sibyo akazi nabahamagaye ni mwese sibyo ntabwo mukazi niyo mpamvu ngira ngo tubanze tuganire niba nta nkurikizi zizaza nyuma ya business yanjye bivuga nibyo kabisa bivuga nibyo nanjye sinjya nkunda ahantu njya ngatinda kandi cyanzanye ari akazi cyase gukora urabona amasaha nicari angaki igihe cyagiye n'ubu bebe wanjye yashonje umukozi wanjye nawe akeneye kujya kumwekera bivuze ngo turabura akazi kabisa nabwo kaba kinambara turagakora nabi ikindi rero witondere ku magambo uvuga sibyo nge nkunda ibikorwa kuruta amagambo nababajije ngo muri mwese nta muntu ufite icyo agomba kuko nge sinkoresha abantu bafite ngo imiryango ngo bafite abana uzi ko afite ikintu ahomba ambabara yabasohoka simbuza abakozi ese umwanjye ufite papa na mama urumva nafite icyo momba ariko ibyo ndumva nta kibazo akazi nagakora nta kibazo nanjye mfite umugabo mfite umwana ibyo nibyo mfite gusa nkawe bibaye ngombwa yuko akazi kimukira ku babyeyi bawe wabigenza gute wakemera ko ababyeyi bagupfira mu maso wowe ufite umugabo n'umwana niyo mpamvu ngiye nshaka umuntu wamaramaje umuntu udafite icyo ahomba nk'ubu njyewe umugore wanjye naramwinigiye njye n'abana banjye Jesus urumva niyo mpamvu njye sinshaka ubugoryi aha reka rwose njye ntabwo nakwicara niba ari ako kazi mwanzanyemo ngenda akavamo ndigenda rwose nanabateza n'abayobozi ntabwo nakica ababyeyi banjye ibyo bintu birakabije wene hicho plan agini Jesus God have mercy upon us. No, where ka no ya speaking. Yes, Muhabati Medi. Muhabati uchikodia ahindali. Katrina Kaye. Jesus! Reka mbwire nuje we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. ibintu byo kwicana byo bijemo ngenda ahita nitahe ntabwo mbirimo hano ndakubwiye ko waje gusenga ahubwo ibicucu nkamwe rero mwese mba nshaka no gukorana namwe sibyo hano nakubwiye yuko nyine umuntu wica gusa chori kuchi wota he atina karefu nanjye mugira ngo muzawica tuzawica ariko nabigoye twebwe dushobora kutirirwa tunabica wowe akaba ari wowe ubiyicira ariko boss ibyo ni murabizi uzi kurinjeje nzihorera uzi
kwinjije Jesus. Zango yatemaga mu Have mercy upon us. I'm not here speaking out. As I'm not. umesa giwoga rero ukuntu rusa umfasha baca umugani mu kinyarwanda ngo ntege bigwire yamereye imvi mu muhora none haza amanyama n'amakoko ngo ntabwo noga kabore nka metomo ukuntu rusa murakamusha mwamishire kanirebere yuda comedian ukuntu rusa ukuntu rusa ukuntu rusa umesa giwoga rero ukuntu rusa umfasha ukuntu rusa baca umugani mu kinyarwanda ngo ntege bigwire yamereye imvi mu muhora none haza amanyama n'amakoko ngo ntabwo noga kabore nka metomo ukuntu rusa murakamusha mwamishire kanirebere yuda comedian ukuntu rusa anje kundeba kureba hese wanjije so kuri kumbwira nabi ese yo wanzanye ese kuba nakuzanye ni ngombwa ngo umbwire nabi nese uwo twaje kureba ari wowe uretse kuki wihuta nihuta se gute wowe uyu genda mwanya tumaze wararaje duhagaze hano ese umwanya ni ikibazo niwe wambwiye ngo urashaka kureba boro zanjye niba ushaka kureba boro zanjye tegereza wihanganye mu gihe utegereje ubufasha ubundi se ibintu wanzanyemo ni ibiki ikima n'ibikende umva reka mubwiye wowe urashaka kureba boro nkora urumva niba ushaka kuzirategereza wihanganye kanzimamagare umuntu zagara ufite n'izikibuno nakuvanye Nyamirambo nazi ibyo nkuzanyemo Jesus. yari sumbwiye ko tuje gusenga nkaba mbona utangiye kunshisha mu mavene aha ngaha ni mu rusengero Jesus. ariko mana yanjye ubu nagukubita inkuba y'isi kuko bizi njya gasenga amabyi uko gasa gusa yayiyumve bite ndasenga byo ni ndabikubwiye aho undi wagira ko kwigira ikigo wagicucu uko gisa gusa umuntu ungana nawe udagira ubwo bwo nunkubita ndataha nese simere kuri uwo mudive icucu nta mwenda w'umudive umuki umuwidayi nese abo widaya bari abayehova cyangwa ari abapene undi iri ndakumyeho ziba utegereze ureke kumbaza gusa se boss ubona bishuba amazuru y'uko ubona ameza ubona kana kazi nzahirwa njyenyine urumva nawe ushaka gupfa se yapfa kandi sinumva ko napfuye magazi urumva we ntacyo guhomba ushobora kuba ufite sibyo wenda abona we tuzakorana ariko kuri kondisiyo imwe ndabanza mbwira umukobwa wanjye abanza guca ukuboko menyera ku kantu kabi ariko nawe rwose boss uzi kusetsa boss numva nazangurisha iki kuko baciye akaboko ntabwo nico nico uri kucikodia ako se boss ngaho komanye ubwo ari seri ganjye nakubwiye yuko njye nkunda ibikorwa kuruta amagambo Wetin be this? urakoze wakicanye ubu ngubu nibwo ubaye umukozi wanjye sibyo noneho ikintu ugiye gukora genda hariya mu cyumba noneho ube bakwitaho umva ngo yateye nahereye kare numva abantu barimo baravugira hanze ngo mujye kundebera bari yesu papa numfashe umamagara hari abantu numva bari kuvugira hanze mwirinde rero sinajye nayo ngiye ku muhanda na Gini agenda ajya kumureba we na Gini ibintu rero abantu bari kuvugira hanze njyewe ngiye ku muhanda kandi banguka sango yateba batoto ba Kigali Dodona wagwan bro wagwan Inez oh Huyu mtoto ni mzuri sana. ni anje ariko na nyasha ese ishi baby habari nini kigogi maranje bundi uri muzima habari sowali wawe kondolo turi ubugabo rw'indaruzi data wacu umugabo rwenda niwe wangegeraho kakahe waruzi ko rero ntatari kukumva ibintu uri muvuga niko ishi baby kagacucu kagakobwa niko nzaniye kaza kunuka ngo ngende ubugabo rwe umukanya kaje kanyita ngo ndihurwe umuntu niwe dufitanye gahunda uyu niwe twaje kureba itanabizaho uyu niwe pfundo ry'iterambere ryawe ntose iterambere ryanjye mu itabi muri mu muharira na muza mutuye tw'amatiku hanze reka mareke mbere
ariko naje munywera ikibundi ku buryo munera umwaka kurya agatabi kanjye naguze mugata hasi. Urugabo rufite inda nk'iy'akabanga. Things say they wise. abantu bose maze kwica ku mwijima dushaka naho ndabona uri kunyereza abantu b'abagabo gusa kandi ubizi ko dukeneye umwijima w'umukobwa. Kobwa arava he bahu ariko ye humura ntabwo buri bwire tutabonye umukobwa kandi uzahura n'ingingo z'uriya mugore dushaka guhura mwijima. Ishi baby umeze ibyo nakubwiye wabyubahirije kariya kana nakurikiza nabirebye nabipanze bose wabipanze nabipanze nizere ko nibo bagasezeye uyu yanasezeye wizi birahura na nura mugore Bose ndabona ubwo nyine niba byakunze akajyana ugenda ujye kukabaga hariya ubundi ugakora mu mwijima turebe ko bikora ubeshya sheri kandi nawe amafaranga nari buri ngiye kukongeraho 3,000,000 kubera akazi ukoreye 3 zonyine. Reka mbwire nuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Ngiye kuma akazi ko guhata ibirayi se.